Ya nanone twagarutse kuri gutu ubwo tujya kubagezaho bya biganiro by'ubwenge turi kumwe n'abatumirwa hano. Turi kumwe nande na Nkundimana Eric na Mugisha Mohamed. Nkundimana Eric ndetse na Mugisha Mohamed. Nk'uko mubizi rero tugiye kubagezaho bya biganiro by'ubwenge aho tubazanye ibibazo question and answer, kubaza bagasubiza, ibibazo by'ubwenge bigenewe abana n'abantu bakuru babashakiye n'ibisubizo byabyo. The first of all, hari ikibazo waba ufite kubaza umwe muri mwe naribi? Okay, njyewe ikibazo nari mfite ni ukugira ngo nyine twumve twese hamwe ikintu urubyiruko twese twakorera hamwe kugira ngo twirinde ibintu bibi bigiye bitandukanye mu rubyiruko. Okay. Igisubizo cyanjye nagweza ku cyo kibazo ni uko urubyiruko twakirinda ibiyobyabwenge kuko bituma n'iterambere ryacu risubira inyuma. Umugore wa Hitler yitwaga ngo iki? Yitwaga nde nako? Ubura rero iyo twambutse imigabane tukajya hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ntabwo tubasha kumenya, ari amateka cyane kandi mwarize ariko nyine ubu ngo ntabwo twamwize. Twaramwize ariko ntabwo twageze ku mugore we. Twaramwize bigeze ku mugore we murabisimbuka cyane. Nta mugore yagira, asanga yarisimbuka. yagiraga umugore ariko amazina ko agoye, aragoye. Amazina nayo muzi. Ndumva mwarize neza tu. Ndi kumwe n'abasirimu hano rero bize neza cyane. Sinzi ururimi rw'icyongereza se simurwumva cyane. Turagerageza. Okay, uruzi icyongereza uri ready? Ndi ready ariko kukivuga. Kukivuga nanjye nibyo mbashaka. Mbwira ngo serupyipyinyura impyisi yamcyonyoye mu cyongereza. Nzi ko tugiye kukivuga. Ni ukukivuga n'uravuga nabi. Gutyo ntabwo ari ukukivuga. Ubwo ni ukucyandika. Gutyo ni ukumbwira gusubiramo ahubwo. Nzi ko tugiye kuganira nyine tuvuge mu cyongereza. Ariko cyo kirananiye. Reka tubanze dukore ikinyarwanda. Ariko ikindi kibazo ntabwo urimo kudukosora. Ni ukuvuga ngo umugore wa Hitler rero emereye ku bibazo. Waretse bakatubwira muri comment. Nta kibazo. Muri comment yadukurikirana neza. Nta kibazo kabisa. Welcome rero. Niba hari umuntu ufite ikibazo yabanza akabaza mbere yuko dutangira kuganira. Ndakeka ni ubwa mbere mugeze mu studio? Si ubwa mbere? Ndakeka ari ubwa mbere kabisa. Ufite ikibazo rero hano mwavuga tukabanza tukabisubiza. Then start. Ikibazo njye mfite ni kimwe gusa. Nsubiza cya kibazo cyawe cya kabiri. Serupyipyinyura impyisi yamcyonyoye. Nacyo ni muri comment. Cyo ntabwo ari muri comment. Gusa biriya byo babijyana mu Google muri research. Ikibazo cyawe nawe njyewe nta kintu nakubaza kirenze ibyo mugenzi wanjye yarakubajije, ahubwo twakomereza tukavuga no ku zindi topic wateguye. Ni ukuvuga ngo rero tugiye kuganira ku kintu bita urubyiruko. Urubyiruko mw'iyi minsi hari ukuntu bari gusha sinzi namwe nyine muri rubyiruko biragaragara. Ni ukuvuga ngo ibintu bibangamiye urubyiruko nk'abamuzi ni nk'ibihe, cyangwa se nk'imbogamizi namwe nk'urubyiruko muhura nazo kugira ngo abadukurikiye bumve ese bipfira cyane ko urubyiruko ari imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba, ku buryo n'uwaba afite umwana we nyine yamubwira ati ibi n'ibi. Ubwo nyine ni nkamwe dutanzeho urugero to. Urubyiruko ni rumwe
mu bagize nyine abanyarwanda urumva nibo biganje mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, komite nyarwanda, nibo bagize umubare munini. Noneho ikindi kintu urubyiruko urumva iyo bangana gutyo kandi akazi kakaba kadahari, urumva ni kimwe mu bintu bituma urubyiruko rusubira hasi cyane. Kandi nanone ikindi kintu cyica urubyiruko buriya kujya mu bintu bita ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge ni muri bimwe bibata urubyiruko bigatuma nta kintu babasha kugeraho, bikazatuma nyine no mu gihe baba bakuze urumva ntabwo babasha kubaka imiryango yabo kubera bya biyobyabwenge byababase. urumva nk'ikintu kibangamira urubyiruko nyine kibuza iterambere urubyiruko muri make, awe ni ukubura akazi niko ubyumva ndetse n'ibiyobyabwenge. nawe ntabwo ndi bujye kure y'icyo mugenzi wanjye wavuze, ni ibyo ngibyo muri make. none se ni ukuvuga ngo rero mu rubyiruko ibyo biyobyabwenge baba babikura he?